y'uyu muvandimwe mukunzi urubuga rw'imikino akaba anagukunda cyane yitwa Live in Rwanda. Ndabona yanagutaginze rwose. Okay. Kuri X yawe. Yego. X yawe imwe verifyinze no bari yawe. Yego ni yawe. Njya mbona ukunda kutwitinga mu cyongereza. N'utuntu turi political analysis iri ku yindi pedigree. Iri ku yindi dimension. Okay. Umva rero kwavuga yavuze ngo muraho neza bwana Kensi imfura yiwacu. Ndabashimira byimazeyo ku ruhare rukomeye mwagize kandi mukomeje kugira mu guteza imbere umupira w'amaguru mu Rwanda. Uko imyaka igenda ihita ibikorwa byanyu bigaragaza urukundo n'ubwitange mufitiye siporo nyarwanda by'umwihariko umupira w'amaguru. Turashima cyane igitekerezo mwagize cyo gushinga ikipe ya Gasogi United Football Club ikaba yarabaye ikimenyetso kigaragara cy'ubushake bwo guteza imbere impano z'urubyiruko no kuzamura ireme ry'irushanwa muri ruhago y'abato hano mu gihugu. Iyi kipe ni imwe mu zatangiranye umurava ikagaragaza ko ubuyobozi bufite icyerekezo bushobora kugira impinduka nziza by'umwihariko twishimira ibi uburyo mwashishikarije gukoresha uburyo bugezweho mu miyoborere y'ikipe marketing imenyekanisha n'itumanaho rigezweho. Arakomeza uko mwahaye amahirwe abakiri bato n'abatoza b'abanyarwanda bagakura neza muri ruhago. Umusanzu wanyu mu guteza imbere isura y'umupira w'amaguru binyuze mu buryo mugaragaza amakipe amarushanwa n'abakinnyi cyane cyane binyuze mu itangazamakuru no ku mbuga nkoranyambaga. Ni ingenzi cyane kubona abashoramari nk'amwe bitangira siporo nk'uko mubikora kandi ibikorwa byanyu bibera abandi isomo n'ishusho nziza yo gukunda igihugu no gutekereza ku hazaza h'uruhare rwa siporo mu iterambere. Arasoza agira ati tubifurije gukomeza kugira imbaraga impano n'icyerekezo mu rugendo mukomeje rwo guteza imbere umupira w'amaguru mu Rwanda. Kugira amahoro n'imigisha myinshi. Ataginga n'abanyamakuru aravuga ngo uyu mugabo ni igitangaza mwabantu mwe ntimukabona avuga ngo mugire ngo ni imikino abari mu mishinga. Perezida ngira ngo mwagira icyo muvuga kuri ubutumwa mbere yuko mbere na mbere ndashaka mushimire buryo yibonye umuntu bw'imbaraga birashimisha nubwo hanira umuntu akora adategereje ishimwe ry'uwari we wese. Ariko ntekereza ko nawe ndatekereza ko I am being overrated. Dushingiye ku buryo bivuze nta gitangaza kirimo n'undi wari we wese atakora. Wenda biterwa nuko umuntu abibona wenda na strategy umuntu aba afite ariko nta nubwo ari mu mupira gusa no mu itangazamakuru kuko ngira ngo ndi mu bantu bambere batrainiza abanyamakuru beza benshi cyane. Twahera kuri Bote Mushashi Rogajurika ajya byibuka oya ntago nabyibagirwa ni n'abandi benshi bari mu kuza ariko ntekereza yuko mu by'ukuri hari ikintu akoze masa nkaho ankangura ku myaka minini dusa nkaho twaratangiye gutana kuko buriya dutangira projet y'umupira w'amaguru turi mu bantu batangiye twifuza ko dukoresha abana benshi b'abanyarwanda. Nimuza no kureba mu mpamvu muri mission na vision za Gasogi ni ukuba the most ikipe ikundwa n'abakinnyi bose bato bifuza kuzamuka. Iyo tugiye kureba rero nko muri dutangira twatangiye dufite abana b'abanyarwanda benshi ariko bose tugahora ku cyita rusange kimwe ko tutafataga umwana udaciye mu ishuri. Abantu benshi bashobora kwibaza bati kuki umuntu ashobora kwikura minerivare agafata abana akabashyira hamwe atabyaye rimwe na rimwe wenda nabe batiga mu mashuri bakabiga ariko agasaguriraho n'aba bandi. Nemera yuko dushatse kurema umuntu dushatse kurema umukinnyi gusa tutarimye umuntu ntacyo twaba turimo gukora. Niyo mpamvu rero abenshi tuziranye yuko ubajije aba bana benshi baciye iwanjye barabizi ko ishuri byabaga ari mandatwari nyakwigendera ati umanije twari dufite agomba kuverifya niba batendinze niba bakoze biki n'igitsure cyinshi cyane. Ibyo wabibaza bakayitaba wabibaza bitwa ba Makagove wabibaza bitwa banda barasa Trezor wabibaza bitwa bagi wabibaza nabenshi batandukanye bashimwe Saleh abo bose wababaza aba basimewo nabandi ari abantu batibuka ko bose ari abakinnyi bandi Babugingo Hakimu nkubana Mark nabandi batandukanye. Rero nemera yuko twese hari abantu dutandukanye ikintu kimwe muri bagenzi banjye twese dukunda kubona umukinnyi ariko tukumwifuza kumubona nkaho ugiye gusoroma itunda ryahiye ntutekereze gukora pipiniyeri izabyara iryo tunda. Bavandimwe niba hari ikintu cya mbere kigoye ni ugutegura umukinnyi akazagira ku rwego mu mukomera amashyi. Bisaba kwihangana bisaba kwigomwa bisaba umwanya narababwira gufata umukinnyi ukamurera bigoye kurusha korora
inka kuko baca umugani ngo ushaka inka aryama rero none ushaka umukinnyi we ajya munsi y'ushaka korora inka Yeah. nibyo nimubona dufata urugero hari abashuti banjye benshi nanashimira barimo nka seriye Ego. uriya wa Heroes Ego. nubwo ubona yagiye acika intege ariko yaciwe intege n'abantu batumva imvune zaba abantu bari muri develop mu buryo bavunika rero uyu mugabo ibyo avuze harimo iby'ukuri pe kuko kugira ngo uzemere ububizi ko uzabona fagitire ya miliyoni 10 wenda ku gihembwe urihira abana bamwe ukabakanda kugira ngo bige abandi batanabishaka ariko ukabwira uti nimwige impamvu rero ni iyihe reka nayisobanura n'abandi babyumva Lorenzo ndashaka nkubwire yuko abantu bose batazajya ntabwo tujya mu ishuri ngo tuzaba abakire tujya mu ishuri kugira ngo tube smart kandi smartness simatiyeri gusa wiga chemistry biology English n'ibindi byose oya ni order y'uwo munsi ni ukuvuga ngo niba umwana uri ku ishuri ubu twaranahinduye nta mwana uri externe tugifata mbere twabashyiraga muri lokari imwe dusanga bigora duhitamo kubashyira muri interne ariko tuzi za zindi bitwa ko bakanira ubu mu Rwanda ubaje kubwira ngo interne ya mbere ikanira ni iyihe muri prive bakubwira new vision kubera ari iki hari abantu nyine bafite doctrine y'abadive batajya bashyigikira ubwo rero niyo nkubwira abana bagasogi niho baba muri apayeri nayo ni imwe mu mashuri meza ahari noneho impamvu tubivuga iyo umwana abyutse saa 11 ku ishuri akajya koga saa 12 akajya wenda muri prep ya mbere ya mu gitondo sibyo saa 1 akajya kunywa igikoma breakfast reka tuyite gutyo kuko ariko ni ikita rusange banywa igikoma n'ibindi byo murabizi urumva akagenda agafata breakfast saa 2 dushingiye kuri gahunda ya riri akaba agiye kuri asembo saa 2:50 akaba ari muri class saa 3 lesson ya mbere kabiri atangiye ibyo bintu akabikora imyaka 3 nubwo atabona 100% smartness ubwonko bwe buba buri order najya mu kibuga umukinnyi umutoza nkarigana akabubwira ati tugomba kubigenza gutya na gutya bizoroha kubyumva kuko asanzwe ari umuntu uri order icyo nicyo cyemezo rero aho dushingiraho icya kabiri twe tugira n'amahirwe amahirwe tugira dufitemo n'abana b'abahanga bo mu bana banjye bazana graduatinga ku itariki 18 harimo ababona hejuru ya 85 buri gihembwe mu ishuri ikintu cyiza mufitemo graduate ugiye gutangira kaminuza ariko gitangaje ngira ngo Imana imbabare muzayemo hari muri Serena kuri yo tariki murebe documentary hari murebe uwo mwana nta muntu n'umubyeyi we n'umwazi bavuga ngo umubyeyi azi ni Gasogi nta nahanda aba muri yararangije ateje kujya muri kaminuza yibera muri kampu yacu ariko ni umukinnyi w'umuhanga sibyo ibyo rero kubikora ntekereza yuko wenda bitandukanye n'umuntu uzavuga ati nabonye umwana wa Kenisi ukamwita uwawe ntacyo umuhinduyeho nta na kimwe ibyo rero uyu mugabo afitemo ishingiro ku rwego rumwe hari ubwitange burenga ariko bikarenga umupira bikajya kukurema umuntu kuko kugeza uno munsi wa none mu mbabare tubivuge mu mazina yabyo kariyeri y'umupira ireshya gute imyaka 15 kuri top level iyo nibwo warizwe neza ni ukuvuga ngo uyu munsi ni ubuzima busanzwe iyo umuntu amaze kugera imyaka 33 anywa ngo arashaje uriya musaza uzazakina uriya arashaje ariko mu buzima busanzwe Lorenzo nicyo gihe utangiye kuba umuntu muzima cyane none reba umuntu ukinnye umupira murabizi situation ntazajya Burayi wenda akiniye hano wenda arakonyotse n'iryo shuri ntaryo afite akenshi bakinira amafaranga yo kubatunga hano noneho urumva iyo kariyeri irangiye ku myaka 35 abasigaye ntacyo kumutunga afite nk'utarigeza akora abagiye kuba liability hanyuma rero ibyo bintu byo twatekereje ku mpamvu yihereye mu masomo biga nubwo biga 70% ikaba ari amasomo ya REB yego 30 bikajya muri siporo ku myitozo y'iwacu buriya uzabaze ko cyabuda zakubwira nabandi barasa itangira saa 11:45 kubera iki gahunda y'amasomo kimeze ntago ngana ava mu ishuri saa 11 ngo ajye mu myitozo agomba no kujya muri prep biba ngombwa yuko dusacrifice bagatangira mu gitondo cya kare ahubwo bakajya koga n'ibindi byose binjira bafata breakfast bajya mu ishuri rero iyo urebye ukitegereza ukavuga uti wenda uyu mwana uvuyemo harimo abahanga bazajya muri kaminuza wenda kariyeri zabo zagenda gutya ariko mu byo tubigisha bitari mu ntege y'inyigisho ya REB tubigisha n'icyo bita financial literacy
personal finance hari umugabo muzamubona n'umwe ayobora ibigo by'imari mu Rwanda yadukora curriculum nziza n'abandi bakinyi nifuza ko amakipe yayifata akayabakinyi babo n'utuntu tworoshye mu masaha atarenze ane umuntu yabamenye uburyo ashobora kuzabaho n'utwabona kuko abakinyi bacu babona amafaranga menshi ariko nibo ba mbere bayatakaza njyaro nabwe ntuzi kurusha amafaranga araseka yikubita hasi ndavuga uburyo ukina nayo ntabwo njyewe nyabona yo gukinisha gutyo kuko njyewe nyabona mfite ibiyatwara ariko urayabona ugahamagara abapampe ukagenda ukishima bakakureba ukifotoza ariko ntumenye ko ejo ukuguru kwawe uri mu gukinisha gushobora gukonyoka bikarangira rero abadashoboye kwexera ngira ngo hari nk'abana bari muri Action College biga icyongereza tubona yuko athletically mu buryo bwo gukina ni beza pe ariko academically usibye order bafite rwose turabashyira mu bintu bitari ibyabo cyane niba umuntu ashobora kuba agiye kugira imyaka 20 ari mu wa mbere seriously hari ugomba kureba uburyo ahandi nta muntu udashobora kugira ikintu amenye mujyana mu bindi bintu ariko bizamugirira akamaro amenye kuvuga urwo rurimi iyo myuga umwuga wige yo perima ibone wewe yo perimise perimiyo ni ibisanzwe dufite nabiga kogosha nice kandi nabo tugiye kujyana kwiga guteka wewe naje nasabye buruse sindayibona yo Culinary art yes ibyo rero Action College tugusabire buruse bayisabira muri Action urumva rero ibyo bintu byose ngira ngo uyu mufana nibyo yahereyeho kandi ntekereza yuko ahubwo ntago turabona imbaraga zikora ibirengeje ibyo dukora President ntaguciye mu ijambo ni nayo mpamvu yatumye tugutumira ahanini twagiraga ngo nubwo tuzagira n'undi mwanya wo kuganira ku mushinga wa Gasogi yego turaza no kwikomozaho Gasogi nkuru tubwira wenda umushinga w'uyu mwaka turashaka kugushimira nk'urubuga rw'imikino kandi nayo ndabashimiye kuva cyagiye dukubitana imitwe nicyo cyerekana abasportif oya biriya ni ikinyamupira ngavuga turi ababyeyi nitwe ababyeyi se cyangwa niwe mubyeyi natwe turi ababyeyi nta kibazo cyacu icyo mvuga uyu mugabo ikipe ye ya kabiri yageze kuri finale yego wanda 21 hanyuma under 20 itsindwa na Marine ariko umwaka ushize yari yatwaye igikombe donc ni back to itsinze Marine itsinze Marine donc ni back to back imyaka ibiri agiye kuri finals umwe atwara igikombe undi atsindirwa kuri penalty ibyo hari icyo bivuze ariko ejo bundi ugira ucyana no gurisha umwana muri APR kuri miliyoni 25 niko bivugwa hari na Rivaldo vugwa muri Reyo kandi buri mwaka birasa naho Gasogi byamaze kumuco igomba kurekura izina umukinnyi ugomba kujya muri Rwanda muto icyo nicyo nshaka ko duheraho ko no mu myaka ya mbere niba ubyibuka hari umusore Kayitaba wagurishijwe Kayitaba Bosco na Ndekwe Felix bagendeye cyane muri Kigali naho na Manase mutatumbe na ba Manase muri Reyo reka twinjire muri icyo kintu udufashe kukidusangiza okay imbaraga zo mu bato wazivuze ariko none tujye muri Gasogi nkuru ni gute uhuza kuvuga ngo mu mafaranga tuzakorektinga azatunga equipe ndateganyamo amafaranga ndi bukure mu kugurisha ukuntu nyine wabimonetije wabigize business ubigenza ute kubona iyo tala no guhita umenya uburyo atarakomeza abantu batekereza ko